gira amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GN TV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukundi ibiganiro tukugezaho. Kandi nabwo niba utarayikora birashoboka cyane umanuke hasi munsi y'inkuru ukande ku kimenyetso cy'umutuku byanditseho maze inkuru tuzajya dukora zose zijye zikugeraho ku gihe. Akanya rero tuje kurebera hamwe ibimenyetso byakwereka ko umukunzi wawe yatangiye kukwanga bucece. Bibaho ko ukundana n'umuntu umwemeranwa ko mukundana ndetse nawe ubibona koko, ariko hari ubwo akubwira ko agukunda by'amagambo gusa, wagenzura ibikorwa bye ugasanga bifite ibindi bisobanuro cyangwa se ikindi gisobanuro. Urukundo ni rwiza rero ku bakundana cyane iyo bose batabeshyanye, kuko bijya bibaho ko abakundana umwe muri bo abireka gusa ariko ntabivuge mu magambo, ngabwira uwo bakundana ko yahagaritse gukundana nawe ndetse atakiri mu rukundo. Twifashishije umuseke rero nawe wifashishije inyarwanda nawe yifashishije urubuga Eric Rema rusanzwe rukora ku nkundo ndetse n'ubuzima, tuje kurebera hamwe bimwe mu byo izo mbuga zakusanyije bishobora kukwereka ko uwo mukundana yatangiye kukwanga bucece. Urukundo rero rurangwa n'ibintu bidasanzwe ndetse ari nabyo bituma urukundo ruryoha. Kimwe mu bizakwereka rero ko umuntu mutagikundana atangira kureba ahandi, uzasanga hari ibintu atakigukorera kandi yakoraga, harimo nk'impano, amagambo meza yakubwiraga ndetse n'ibindi bintu byinshi yakwerekaga mu rukundo. Igihe rero ngo uzabona ibyo bintu atakibikora, nayo ni imwe mu mpamvu zakwereka ko atangiye kukwicaho bucece. Indi mpamvu ya kabiri, yigira ntibindeba. Abantu babiri bakundana baba bakwiye gufatanya ibikorwa bitandukanye kugira ngo urukundo rwabo rurusheho kugenda neza. Iyo uwo muri kumwe abona nta kintu witayeho, ari wa muntu uhamagara gusa we ntabikore, umuntu utagufasha mu bibazo runaka, udafite n'ikindi nk'ibyo, ujye utangira kugira amakenga umuganirize umenye impamvu, kuko ni ikimenyetso kitari cyiza cy'umubano wanyu. Indi mpamvu ya gatatu, ngo ntabwo akwereka amarangamutima y'urukundo. Urukundo si ikintu wafata cyangwa se ngo urebe, ahubwo rugaragarira mu marangamutima yanyu mwembi. Nubona umukunzi wawe nta marangamutima adasanzwe akwereka, ukabona nta hatandukaniye n'abandi bantu basanzwe kuri wowe, ujye umenya ko ibyo akubwira by'uko gukundana bikemangwa ndetse bikeneye no gusuzumwa maze ugafata umwanzuro. Indi mpamvu ya kane, ngo ni ukujarajara. Umuntu ugukunda bya nyabyo ubona ari wowe gusa ahanze amaso, ndetse ibyo ukora ukabona abyibandaho cyane. Rero ngo niba ubona umukunzi wawe akwereka urukundo rudasanzwe uyu munsi, ejo ukabona ntarwo cyangwa ararwerekeza ahandi, ugomba gutangira kugira amakenga. Indi mpamvu ya gatanu, ngo ni uguhora kwiseguraho ku makosa yaba yakoze cyangwa se ku kindi kintu yaba yagukoreye kitari cyiza. Hano ngo umuntu muri kumwe mu rukundo ngo ukabona buri gihe mwahanye gahunda ariko ntiyayubahiriza, ahubwo afite impamvu zidashira, ujye ugira amakenga kuko hari ubwo aba adashaka kubikora kuko atagukunda. Ugomba kugenzura niba nta mpamvu zibimutera zumvikana cyangwa aribwo buryo bwo kukwibuza gahoro gahoro. Indi mpamvu ya gatandatu, ngo umukunzi wawe ahora ashaka ko hari ibyo wamukorera nyamara we ntacyo agukorera. Hano ngo umuntu utagukunda bya nyabyo iteka ryose aba afite ibyo agusaba n'ibyo ashaka kumukorera, ngo ariko ugasanga we ntacyo yaguha, ngo aba yifuza ko wamuhora iruhande ariko we wamushaka ntumubone. Ibi bizakwereka ko atagukunda ahubwo hari inyungu runaka agukurikiranyeho. Nk'urugero, ashobora kukuburira umwanya mu gihe umukeneye, ariko yaba agukeneye agakora uko ashoboye kose akabona uwo mwanya ndetse ugasanga yabishyizemo imbaraga. Ushobora kumusaba ko mujyana gusenga akabyanga, ariko yaba ashaka ko muryamana agakora ibishoboka byose mukabonana. Ngo igihe cyose umuntu agushaka akoresha imbaraga zidasanzwe akwifuza, ariko ntazazikoresha umwifuza. Ugomba rero gutangira kubikemanga ukareba aho byerekeza. Indi mpamvu ya karindwi, ngo urukundo rwanyu ntarugira ikintu cy'ibanze mu buzima bwe. Hano iyo umuntu aha ikintu agaciro abigaragariza ku mwanya agiha. Niba umuntu avuga ko agukunda ariko ukabona nta mwanya aguha, ni ngombwa ko wibaza kuri urwo rukundo rwanyu. Ubundi umuntu ugukunda yagakwiye kukubonera umwanya.
uwo mwanya nubwo utaba umwanya wo kubona nimbona nkubone, ariko akaguha umwanya mukavugana birambuye, niyo haba ari kuri telefone cyangwa se mu bundi buryo. Indi mpamvu ya 8 ngo arikunda cyane. Umukunzi wawe nibubona haranira inyungu ze mu rukundo, ukabona icyo agusabye arifuza ko kigerwaho, ariko wowe icyo umusabye ukabona arifata, ukwiye gutangira kugira amakenga. Ngo niyo byaba bigoye ko icyo kintu agusabye ukibona buri gihe, ngo hari nubwo umuntu yigomwa agakora ikintu runaka kubera urukundo agufitiye. Ibyo bikwereka ko agufite ku mutima, bitari ibyo kubeshya. Indi mpamvu ya 9 ari nayo ya nyuma, ngo abafite abandi basore cyangwa se ku muhungu akaba afite abandi bakobwa bikundanira. Niba ufite umukunzi ukaba ubona afite abandi bantu bakundanye cyane, ndetse washaka no kwinjira mu mubano wabo ukabona biramurakaje, ujye umenya ko ukwiye gukurikirana iby'uwo mubano wo ku ruhande. Kereka iyo ari inshuti ze usanzwe uzi, kandi nabwo kuzikemanga ndetse no kuzikeka ubona ntacyo byakwangiza, nabwo nta kibazo. Mu rukundo rero ikintu cya mbere ni ibiganiro. Niba ubona ibi bimenyetso ku mukunzi wawe, mbere yo gufata umwanzuro uwo ari wo wose, ni ngombwa kubanza kuganira n'umukunzi wawe, ukamenya aho byerekeza ndetse ukabimenyaho n'amakuru ahagije, ukabona gufata umwanzuro. Tubifurije gukundana urukundo ruzira uburyarya, tubifurije gukunda ababakunda nk'uko nabo babakunda. Niba utarakora subscribe, kande kuri buto y'umutuku byanditseho, ukurikizaho akamenyetso kameze nk'inzogera, indi nkuru yose tuzakora izakugeraho ku gihe. Turagushimiye.